nongeye kubaha ikaze bakunze Urutonde TV, ibyishimo umunezero biba ari byo bibaranga. Gusaba utarakanda subscribe kuko kanda subscribe ku Urutonde TV, aho ubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho, amakuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero nkuzaniye amakuru, ni amakuru y'umusore mwakunze cyane uwo bita Ndayize Emmanuel cyangwa se umuzi ku izina rya Nick, ukina muri filimi ya City Maid, ndetse n'undi mukobwa bita Saint na Nana Dash. Kuri ubu ngubu rero amakuru ahari abavugwaho amakuru avuga ko abangaba bakinana muri filimi ya City Maid kuri ubu ngubu baba bakoze ubukwe mu ibanga. Twibutse ko uyu Saint na Nana Dash ari umukinnyikazi wa filimi ndetse akaba ari n'umu fashion designer, afite company ikora bya design yitwa Nana Collection Design, ndetse Unique nawe akaba ari n'umuhanzi, aho ari umuhanzi akoresha izina rya Nick Dimples, ndetse akaba ari n'umubyinnyi mu mbyino gakondo. Kuri ubu ngubu rero amakuru avugwa kuri aba ngaba bombi n'amakuru avuga ko baba bakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane. Ni ibintu abasitari bagiye batandukanye bari kugenda bakora muri iyi minsi, aho bagenda bakora ubukwe mu ibanga rigiye mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nkatwe nk'Urutonde TV tuba twagukoreye ubucukumbuzi tukakugezaho ibyo ubukwe bwabo bagenda bakora mu ibanga. Kuri ubu ngubu rero uyu Nana Dash nubwo yasezeranye n'uyu yaba yakoze ubukwe n'uyu Nick Dimples, Nana akaba yari asanzwe afite umwana, aho yari afite umwana mukuru, ndetse n'uyu Nick Dimples akaba nawe yari afite umwana. Ariko kuri ubu ngubu bakaba biyemeje kubana n'abantu bagiye bahuriye muri filimi ya City Maid, aho bakomeje kugenda bakundana kubera ukuntu bagiye bagaragaramo, bakagenda bakundana cyane, bamaranye igihe kinini bakinana muri iyo filimi ya City Maid, aho baje kuba bakundana bikamara igihe kirekire. Kuri ubu ngubu rero bikaba bivuga ko bakoze ubukwe bwabereye mu mujyi wa Kigali. Bivuga ko ubu bukwe bwabo bwitabiriwe n'abasitari bagiye batandukanye bakina muri filimi, twavugamo nka Niyitegeka Gratien, aho bivugwa ko Niyitegeka Gratien ari we waje kuba ari umusangiza w'amagambo muri ubu bukwe, ndetse na Kalisa Ernest akaba nawe yaba yari ari kuvugira inka, ndetse bwitabiriwe n'abandi bagiye batandukanye, abasitari batandukanye. Bwitabiriwe na Mama Nick, wa mukecuru buri Mama Nick muri filime ya City Maid. Ubu rero ubu bukwe ni ubukwe bwiza cyane, ubona ko bari abantu baberewe cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ati waho burashize burabaye, ariko abantu benshi bagiye bibaza ati se ubu ni ubukwe cyangwa se ni bya bindi byo gutwika by'abasitari, cyangwa se ni filime bari gukina. Abantu benshi ariko bakomeje kugenda batekereza ko yaba ari filime ya City Maid baba bakomeje barimo gukina, akaba ariyo mpamvu ubukwe bwabaye bukaba ari bwo muri filime. Ariko nkatwe nk'Urutonde TV tuba twagucukumburiye tugenda tumenya ibigenda bivugwa ku basitari bagiye batandukanye, aho tugenda tukugezaho amakuru atandukanye abavugwaho. Niyo mpamvu kuri ubu ngubu tukugejejeho n'ibi ngibi kugira ngo tumenye uko bimeze, ariko kuri ibi bijyanye na filime tukazaba tugenda tubimenya mbere. Mu minsi iri imbere tuzamenya niba koko barabaga bari gukina filime cyangwa se niba ari ibindi. Nkwibutsa aho utarakanda subscribe ku Urutonde TV ko uyu ari wo mwanya nkongeye kugira ngo ukande subscribe ku Urutonde TV. Urutonde TV, ciao ciao.